Iyi ni inzoka yitwa imbarabara, abatari bayizi rwose nimuyirebe, nuhura n'iyi nzoka uzayice rwose. Umva, iyi ni imbarabara, wari uyizi? Iyi nk'uko rwose Imana yabwiye Adamu na Eva ngo umva, muzajye muyimena agahanga nimuhura nayo. Natwe twayimenya agahanga nta kundi, iyo yarangiye ni imbarabara. Mbereka agatwe kayo neza mwitonze. Aka ni agatwe k'imbarabara, aka ni agatwe k'imbarabara, uyirebe neza niba utaruzi amoko y'inzoka. Aka ni akana, harya ngo inzoka iyo imaze gukura bayita iki we? Ku mwana, umuhungu umaze gukura bamwita ingimbi, umwangavu. Inzoka igeze muri iki kigero bayita iki? Iyo ni imbarabara, iyo ni imbarabara, tuyiciye rwose mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Rugarika, akagari ka Sheri, umudugudu wa Karehe. Aha ni mu Karehe, imbarabara zirahaboneka ariko turayica. Ntimuzazagira ikibazo rwose cyo kuhagera ngo muratinya imbarabara, tuba twazishe mbere y'uko muhagera. Reka nkurure nongere mbereke neza imbarabara. Dore ngiyo, dore ngiyo, dore ngiyo, dore ngiyo, dore ngiyo, dore ngiyo, dore ngiyo. Ngiyo, 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 ngiyo imbarabara ngiyo.